ni umukozi w'Imana ariko burya afite n'umuntu afite n'umubiri agahita abona aho ubabara agatangira kuhashima akavuga ati ubwo azanye ibibazo byowe n'umugabo bwa no mu mubiri bimeze nabi nawe rero agatangira gukura yishyira akavuga ati buri wacankacisha hano nkagihanisha mu buriri ibintu byagenda neza naho uri kugenda wumva abantu baza batubwira ngo pasiteri runaka yansabye ku bintu uri kumva ese ugira ngo yapfuye kumukura mu rusengero ajya kumusaba ku bintu hinda igasigara ivuga ati se nanjye uriya mugabo ko mu ugasanga uri impyisi imbere y'umugore uri impyisi imbere y'abana uri impyisi ariko ni ukuri dore aho ubuzima bwo kutwerekeza ntabwo ari heza ni mureka abantu mwese duhinduke tumenye ko na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima byibura wenda ubyuvuga ati mu muryango byibura wanjye ni iki Imana izambaza nzasubiza ikujyana ahantu heza kandi buriya ni ukuri reka nkubwire iyo utangiye gukora ikintu kimwe n'icyo mugenzi wawe akunda uba watangiye kubura ubwenge cyane nk'abantu bubatse ubuze icyo umugabo wawe akunda cyangwa se umugore wawe akunda niba umugore wawe akunda kutarara mu kabari uyu munsi ukaba warayemo ejo ukararamo ejo bundi ukararamo umenye ko watangiye kumubabariza umutima ubwo rero ni ku ruhande rw'umupapa umumama nawe niba umugabo adakunda kuzerera ejo bakuzagura kwa kanaka ejo bakubise kwa runaka kandi wenda nta n'akazi ufite mu rugo niko twadufaranga umugabo yasize mu rugo ntudukoresha ibikwiriye urugo ahubwo wageze gute uri mu matike kugura amayinite wagiye uva mu rugo niba ufite n'umukozi yahagorewe ni uri bufure ipantaro y'umugabo ni uri bukorope inzu ni uri bwegete ku bana ni uri buteke agiye no gusasira umuntu turabaramukije inshuti zacu mudukurikira kuri kamera za Me and Me TV show amahoro y'Imana nabane namwe ni mama Queen inshuti yanyu ni wa mubyeyi mubana buri munsi nagarutse kandi turahorana tuganira ibintu bitandukanye murabizi n'ibintu tumaze kubanamo uyu munsi rero ndabasuhuza abari mu Rwanda ndabasuhuza abari mu nkengero zarwo ndabasuhuza kandi abari irwota amasimbi niko bavuga abari mu yindi migabane igize isi yacu dutuye amahoro y'Imana nabane namwe mwaramutse mute mwiriwe mute aho muherereye Uwiteka nizeye ko yakomeje kubarinda iyo umuntu agihumeka ibintu byose biba bigishoboka hari aho twavuye hari aho turi hari n'aho twifuza kugera ntekereza ntashidikanya ko umwami Imana ari mu mitima yacu kandi ari kumwe natwe kugira ngo adushyigikire kuba tukiriho ni igihamya cyemeza ko naho twifuza kugera azahatugeza mu izina rya Yesu n'abatindiye ndi kumwe n'umubyeyi mwiza cyane umubyeyi witwa Justine arabibwira nyine nagiriwe amahirwe n'umugisha ukomeye yo kumubona kandi afite ibintu byinshi byo kuvuga ku kintu kijyanye n'umuryango ngiye nikundira umuryango murabizi narabibabwiye ndi umugore ndubatse icyo ni kimwe mu bintu ntashinja Imana icya kabiri ndi mama w'abana abahungu n'abakobwa ubwo urumva ko mfite amashimwe menshi yo gushimira Imana kandi n'ibindi nabyo biri inyuma bityo rero bituma nkunda umuryango cyane bigatuma nkunda abantu bubatse bigatuma nkunda abana bigatuma ikintu bita umuryango numva nagisigasira ku buryo ubwo ari bwo bwose n'ikintu cyahagurukira kuwutera mwumva nakirwanyiriza kure rero niyo mpamvu nagira umugisha wo kubana n'uyu mubyeyi afite byinshi byo kudusangiza ku bijyanye n'umuryango mbere y'uko twinjira kuri topic y'umunsi ndagira ngo musabe atubwire amazina ye n'ikindi yumva yabwira abadukurikira kuri kamera za Me and Me TV show abadukurikiye mutarakanda subscribe mubikore share muzikore comment muziduhe kuko ibitekerezo byanyu ni nyamibwa kuri twewe mama waramutse ute ndagira ngo ubwire abadukurikiye nitwa Uwineza Justine nagiriwe ubuntu na Yesu yampaye kubyara ahungu n'akobwa ndaheka mfite abahungu babiri n'abakobwa babiri n'umugabo urakubyara uragaheka Imana y'amahoro kwishimire cyane urakoze muramwumva rero ni umudamu ntago ari mukuru cyane naje gusanga tuganire nsanga turi muri rengi imwe urumva rero turi abagore b'amajigija turi abagore bafite ntago turi abana tumaze kumenya icyo gukora ntago twata umutsima mu kiziba turi abantu bamaze kumenya icyo gukora ntago ntabwo dushakisha ibyo tuvuga turabizi turabizi tubifite ubuhamya imyaka 13 tumaze mu rugo nawe yawe
hari experience twagiye tubona kuko hari ibyo twagiye tubona mu muryango bicarenginga umuryango ukabona ko kurahungabanye ariko data wa twese yagiye ahagararana natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mama Justine rero muri ibi biganiro dukoramo ibiganiro by'umuryango tudatindiye abadukurikira. Impamvu nifuje kuganira nawe hari ubuhamya bwinshi umuntu aba yagiye yumva n'iki si umwanya wo kugira ngo ubuhamya wenda Imana nidushoboza nawe ukatwemerera uzabuduha, ariko uyu mwanya mfite ikiganiro nshaka kubwira abantu. Uyu munsi dufite umuryango ugizwe na papa na mama n'abana, tukagira n'undi muryango mugari wo hirya n'inshuti z'umuryango. Ariko muri iyi minsi dufite ibibazo by'ukuntu imiryango irimo igenda isenyuka, igira ibibazo bitandukanye kandi birimo biterwa n'abantu bo hanze, birimo biterwa n'abantu bashaka binjirira imiryango. Nkawe nk'umuntu w'inararibonye, nk'umuntu umaze kubona umuryango icyo ari cyo, ufite experience z'umuryango ku mateka yawe, uzi niki kirimo guteza ikibazo muri ibi bintu bituma abantu bafata initiative, umuntu akarara adasinziriye, akarara yicaye, akarara higa ikintu cyatuma umuryango runaka utagira amahoro cyangwa usenya. Murakoze cyane rero. Icyo mbona hagati kuri icyo mbona kiriho kuri icyo kibazo cyo umbajije muri ino minsi harimo ikamvuye kuri bitatu wenda, harimo kwikunda, ishyari, ariko cyane ishyari. Ikindi ni ukwirebaho, kumva ko wakwishima mugenzi wawe ntiyishime, kwishimira ko mugenzi wawe yagize ibyago cyangwa se yahuye n'akangaratete runaka ukajya hari ukamuhereza iryinyo. Ikindi kibikubiyemo kiruta byose ni ishyari. Nanjye Justine nshobora kuba ndi umuturanyi wawe, nkabona ukuntu ubayeho mu rugo rwawe n'umugabo wawe, simbyishimire, nkashakisha buryo ki bwose ndi buhungabanye umutekano w'umubano wawe n'umugabo wawe. Cyangwa se mu kimwe nkabona umugabo wawe afite akazi keza arakora, uwanjye se biri kugenda bigura intege, nashaka ukuntu mwikururaho ku buryo ndi bumugutware, amugura utugambo twiza turyoshye kuko amafaranga yo ntayo mfite ahubwo ndayamushakaho, nkarinda mukururisha akarimi keza mpaka mugutwaye. Ikindi gikubiye mu ishyari n'uburozi buzamo, hari ugushaka kuvutsa umudamu nkanjye urugo rwawe, nkaho ati ndakuvutsa urugo rwawe ngenda ujyemo, cyangwa se dushyiremo mwene wacu, cyangwa se dushyiremo undi muntu nshaka. Ariko ubu wajya kureba ugasanga byose ikibitera hanini bikubiye mu ishyari, mu rukundo ruke. Urukundo rwarakonje, ntabwo urukundo rukiriho, kuko uyu munsi wa none umuntu wizeye muri inshuti magara niwe uri kugusenyera, kuko umuntu mutaziranye mutaganiriye ntabwo amenya ibyawe, ahubwo wa wundi wizeye ukabwira amabanga yawe yose, ukamubwira imizi yo mu rugo rwawe, uko waraye, uko waramutse, uko uwo mwizeye, akenshi uri gusanga ari we uri guca ruhinga nyuma, akaba ari buze akagukoraho. Niyo mpamvu rero tugomba kugira gute kumenya inshuti tubana nazo ni izihe, cyangwa turazitwara gute, cyangwa se urazibwira iki usigaza iki. Kuko muri iyi minsi njye nsigaye mbona nta muntu wo kwizerwa ukiriho ku buryo wagenda keretse wenda mama wawe wakubyaye wenda wowe yakugirira impuhwe, ariko ikiri kitari mama wawe, inshuti turi gukurura mu mago yacu zo ziri guhindukira zikajya gute zikadusenyera. Kuko ntabwo umuntu utakuzi utakubonye ntakubara, umuntu utabwiye ibyawe ntabwo ari bubimenye, ariko wa muntu wisanzuyeho ukamumenekera imbere umutima niwe ushobora no kugira gute kuwangiza, kuko ari buze aho ari bukubite mu cyico. Yego, urugero rwa hafi naguha, nk'ubu ushobora kunga ko Justine iwanjye gukira gutya ntabwo byagenze neza, mu buriri se, mu gikoni se, sitoke nta kintu kirimo, umugabo ibi n'ibi nkaba nditaye mu gutwi, ngenda nkegera umugabo wawe nkamubwira ati aha nugihaha, mu buriri byaranze, umugore arakoraho uti reka ugategera bati ko byabaye iri joro byageze hanze bite, ugahita usanga ni wowe wagize gute wimenye inda. Nk'umugabo agahita avuga ati mbega wa muntu urya mbana nawe ni injajwa, impamvu ako kantu nkakomojeho kambayeho. Uti byambayeho gute rero? Twigeze kujyana ikibazo n'umutware wanjye gutera akabariro nyine bikajya biranga imyaka myinshi biranga, noneho nza kwegera umuntu umwe wo muri famiye yiwe
mama wanjye yari akiriho mama wanjye ndamubwira ati uzi ko gutya na gutya mama ati uragatsindwa wa mukobwa we ati ufitanye ko bukwe uzagenda ubimubwire ati wa mwana ati ibyo bintu nta kintu ati rwose ati sinabona naho mbihera ati ibyo bintu ni ishyano byaguye mu gihugu sinegereye mama ko ariko negereye muramukazi wanjye ndabimuganiriza yeye uzi icyo byambyariye byabyaye ikintu gikomeye cyane byabyaye ikintu gikomeye ku buryo ubwo rwahise ruriya naho rusenyuka abantu bose bazi ko ya gahunda ku mugabo wanjye yahagaze uciye aha biza kuvugwa noneho bigera ubwo bigira gute bimugarukaho noneho ibintu byabaye kera nkituye hano mu mujyi wa Kigali naje kujya guturaho nsanga inkuru ku muhoza ari Kimomo kandi babikora babona imyaka iciyemo igera mu 8 iyo nkuru ikiriho sinari nkibuka ko nanabivuze nyuma kabaye umugabo nibwo yagendaga avuga ati n'ubundi yagiye kunsebya ariko ndabyibuka neza abimbaza yarambwiye ati mbega umugore w'inkobe ibi bintu bimaze imyaka ngaho bivuze nasi biki abarabimbwiye ndavuga ko nabibwiye runaka byageze nagute arambwira ati nuko warakoze niyo mpamvu rero n'undi wese mubera isomo wenda ngewe ntabwo nkifite amahirwe kuba tukiri kumwe ariko urumva ko ryabaye ikosa ntabwo naho kubwira abagenzi banjye ati musigeho mumenye umuntu wo kubwira n'utari wo kubwira urumva ko byabaye mu myaka nka za 2010 nabwo navuze iyo nkuru ariko baza kugira ngo ingaruke ntagituye i Kigali nagiye gutura kuri wa musozi nsanga inkuru ahubwo ihamaze ya myaka yose nabivuze kugira ngo mu bantu nta mwizerwa kuri ubu ngubu reka nkubwire izerane n'umuntu muri kumwe wawe mama we wawe papa we wawe mu muriri umugira inkoramutima yawe nubona bikunaniye usenga Imana wicecekere ko muri iyi minsi mama Justine ntaguciye mu ryo uvuga ufite experience ndende hari akantu komoje uravuga ngo ngiye byaje kunsenyera bivuga ngo byaje hari uburyo urugo rwe rwaje gusenyuka ndetse ubaka n'urundi wenda tuzabivuga mu buhamya Imana niduha igihe ariko intandaro ngenda nzizi ariko intandaro ugenda uzizi biri mu byo kugira inshuti mbi mama Justine ntabwo wenda ugeze utubwira ngo usengera ahangaha ariko ntitaye aho usengera ntabwo uyu munsi turi mu kubaka umuryango nk'amadini ndimo iyo mvuga umuryango mba mvuga umuryango w'usenga n'udasenga iyo mvuga umuryango mba mvuga umuryango w'umusilamu n'umukatolike umwangirikani umweperi umwadeperi umurevareshoni buri muntu uwo ari we wese ufite umuryango ndavuga umuryango muri rusange muri iyi minsi hari ikintu nita uruziga rw'umuryango nkunda ni ijambo ryangiyemo cyane rigizwe umugore umugabo n'abana hari umubano umugabo n'umugore bagirana hanyuma bagirirwa umugisha Imana ikabongeramo abana uwo muryango ubundi uba ukwiye kuba umuryango utajegajega wihari iyo hajemo izindi rema zo ku ruhande birivanga uyu munsi mama Justine ndaje uratubwira ukuntu experience yawe yagiye kugendekera urasanga uwo muryango iyo ugize amahirwe ukaba uhuje n'umugabo ukagira amahirwe ukaba ufite abana nta kibazo kindi usanga ibibazo bikunda kuza mu miryango iyo mwahuje mukihanganira ibibazo mufite hari ukuntu abantu bihanganira ubukene bwabo abantu bakihanganira ibibazo bya bakamenya kubimanaginga bakamenya uburyo babana bakamenya situation y'urugo rwabo mwe mukennye mwa mufite ibyo mufite ugasanga nta kibazo kindi noneho ugasanga ahubwo intambara zirashaka guturuka hanze mu masosiyete tubamo mama Justine hanze aha hari abo dukorana akazi gasanzwe hanze aha hari abo tubana mu nsengero twebwe tuzibamo hanze aho hari aho mubana mu bintu bitandukanye mu bibina ugasanga abantu barahagurutse abandi bahagurukiye abandi ugasanga ingo z'abantu zisenywe n'abandi mu buryo buziguye mu buryo utamenya ukumva ngo urugo rwa runaka rwashenywe no kwa runaka cyangwa na ba runaka kubw'impamvu runaka utamenya n'impamvu zazo wowe nk'umuntu wigeze uruguka rukaza no gusenyuka ukaba ufite urundi uyu munsi niki ubona watubwiye uti ni ishyari abantu barimo kubiterwa n'iki abantu niki kirimo gutuma abantu bashaka ko ingo z'abantu zihirima umuntu yakuburira muri kimwe akagushakira mu kindi abantu mbona barabaye nka za kamera ku bandi barigiza hari ukuntu umuntu yihatashe akavuga ati kwa runaka ngiye kujya amenya
barya ryari baryama mbese ubibona ute wowe nk'umubyeyi muri iki gihe? rero ukuntu mbibona gerageza uvuge cyane akazi. ukuntu mbibona rero yego ni ukuri reka tugire ubwenge kuko Yesu yaravuze ngo n'ubwenge nzaguta. nk'ubu buzima rero iyo utagize ubwenge ni hahandi usanga ubwawe byose kuko biba biri mu rugo rwawe ntabwo byagera hanze ntawe ubisohoye. burya urugo ni urw'abantu babiri, umupapa n'umumama. nimwimenyera ibyanyu mugiye nabo kubwira. burya hari igihe ibintu byangira, hari abo byangira mu cyumba, hari abo byangira muri salo, ariko buriya hari ababa bakibushinga urugo ari bashyashya, baba bafite za ba marene, ariko buriya kugira ngo ibintu birinde kugera hanze, bigere hanze y'umuryango, bigere hanze y'iki. kuba njye ntafite umuryango, hari abantu bafite umuryango, bari bagakwiye kuzajya babanza bagakura babandi ba hafi mu muryango, kuko burya umuntu unafitanye isano ashobora kuvuga ati ariko koko ngiye kunyagiza umwana mbere nyirasenge. ahubwo noneho ugasanga biri gukora ibingibi biri gukuba, biri gukorwa na bantu dukura mu macaci. umuntu akabona yuzuye umwuka, uti mbonye umuntu wo kubwira. reka nta myuka ikiriho, nta mwuka ugihari, nta bantu bo kwizerwa ngo umbwire ngo yuzuye umwuka ngo ni umwizerwa, kuko abawuzura nibo barimo basenya ibintu. ntabwo wapfa kubimenya kuko nawe ntabwo ufite umwuka murondozi. noneho ugasanga uzanye inshuti mu muryango, uzanye gutya gusa ugahita wumva ngo uyu ni inshuti yanjye, agomba kumenya ibyanjye. ntumenye ko ibyo uri kubyayagizamo nawe ari kubyayagiza ahandi. ahubwo icyo twabwira abantu badukurikiye, niba mu rugo havutse ikibazo, banza reba abantu ba hafi mu muryango, mugifite ababyeyi abo ba marene se, mwicare muri salo. noneho ibyo muri salo nibyanga ubone kwinjira hehe muri ayo matorero. ariko buriya hari ibintu nabyita nko guta umuco. muri iyi minsi tubuze nk'abataye umuco abantu benshi, nk'abantu bari gushaka ubu ngubu, abafite wenda nk'itorero ryamushingiye cyangwa se iry'inzaduka ari kujyamo nyine ari gufashirwamo muri iyo minsi. noneho yagenda akabaza n'umugabo aho atakabwiye mu muryango, agahita abona wa mugabo umukoraho ahanura, simbuka amusabye yuzura umwuka, akaba aramukuye, akaba agiye kumubwira. noneho ni umukozi w'Imana, ariko burya afite n'umubiri, agahita abona aho ubabara, agatangira kuhashima, akavuga ati ubwo azanye ibibazo byowe n'umugabo, buriya no mu mubiri bimeze nabi. nawe rero agatangira gukura yishyira, akavuga ati buriya iwacu nkacisha hano nkajyanisha mu buriri, ibintu byagenda neza. naho uri kugenda wumva baza batubwira ngo pasiteri runaka yansabye ku bintu, uri kumva ese ugira ngo yapfuye kumukura mu rusengero ajya kumusaba ku bintu, yamubonye mu itorero gutya bicaye bari guhimbaza asirimba, ajya kumusaba ku bintu. buriya hari ahantu biba byaravuye. reka tubwire abantu ngo rero reka tumenye aho kuvugira, reka tumenye nabubwira. yego ni hahandi uri bubone umumama mugenzi wawe, nk'ubu wenda wambonye mu rusengero cyangwa se wambonye mu isoko, umubonye ubuhamya bwanjye, aho tuwe n'umumama hari aho amaze kuva n'aho amaze kugera. reka mugire inshuti y'inkoramutima, kuko umugabo nanyirukana nzagenda ndarayo kabiri. ariko burya n'ubupfu, kubera yuko n'ugucumbikiye icyumweru kimwe, icya kabiri niwe uzagutaranga. akugaburira rimwe kabiri, ukamurambira. ikindi hari umumama njya nkunda cyane witwa Pastor Mutesi, yigeze kuvuga ngo uko ukurura inshuti nyinshi mu rugo iwawe, niko wikururira iki abanzi n'ibibazo. kandi koko nibyo byagiye bimbaho kenshi. nagiriwe ubu gushaka umugabo nkiri umwana muto, tujyana n'utuntu dukeya. akabazo k'amatsiko washatse ufite nk'imyaka 15. imyaka 15 wari ufite umugabo. noneho nari mutoya, noneho nkajya mbasha kuba mfite ibiryo mu nzu, umuceri, ibintu byose bifite mu nzu, udukara. nkajya mbona umuntu mu rusengero, umuntu ababaye, akamubwira ati yizira iwanjye. abo bantu ba kera biryo iwacu za famiye, abo mbonye muze mu rugo iwanjye. ariko bose uko nabarundaga mu rugo ntabwo bankundiraga ibyo mbaha, ariko aho ngiriye ibibazo naje kubona ko ntawankundaga, kuko bakundaga ibyo mfite. kuko nk'ubu ngubu abari kugaruka uyu munsi, ni uko bari nko kumbona kuri YouTube mvuga ati nguwe neza, sinyiri kuburara, sindi gukodesha inzu yo kubamo, mfite aho ndi kurara, mfite n'umugabo nkunda. nibwo kujya kubona nkabona ka message uraho. urumva, reka rero tugire ubwenge, kandi twabiciyemo, abari butubone babitwigireho, bavuga ati yo disi Justine ibintu byamubayeho. hari igihe umuntu yishakarwa, ugatagaguza
bikakura umubwira byose naho uko umubwira nubwo ashimishijwe n'icyo wamuhaye ko ntabwo wishimiye uko ubayeho mu rugo rwawe, bigatuma rero ashaka ikintu cyose kiri buguhungabanyiriza iki amahoro yawe ngo nawe ugire gute umere nkawe. Ati nanjye uyu munsi nangaye nawe yangaye. Noneho hari ikindi kintu kijya kibaho hano mu cyinshi, avuga ati umugore inshuti yanjye yariye inyama njye ntazo nariye, yambaye neza njye ntabwo nabyambaye. Noneho umugabo we akunda ko yicaye mu rugo muri salo yoge yimakiye yarebe televiziyo aryama afata ngo aruhuke, kandi ngiye nkunda guhora njya mu butayu, guhora njya mu kabari njyahe hose. Ugasanga akoresheje uburyo ki agira gute agukura muri bwa buzima bwawe bwo mu rugo umugabo wawe akunda. Ugasanga atumye ujyana bifu n'umugabo wawe, asanze wakubise akaguru wagiye, utangiye kujya mu kabari umugabo atabikunda, utangiye kujya mu masengero mu butayu umugabo atabikunda, ugasanga ibibazo birabyutse. Noneho ugatangira kuzana amasharaga mu rugo, ugasubira amategeko umugabo wawe. Saa 10 ukaba uri kumurenga igitanda ugenda ngo ugiye muri niba turi gusenga. Saa 10 z'umugoroba ukabusanga ufite amakoshi munaguruka mu muhanda utingiye gusenga, akareba akumirwa. Ugasanga watangiye kuvuga ati ariko se no mukabyara mwe iwanjye byagenze bite. Noneho yajya no kuvuga ukarakara ukumva ko ashaka kubuza inshuti nziza ikujyana ahantu heza. Kandi buriya n'ukuri reka nkubwire, iyo utangiye gukora ikintu kimusanye n'icyo mugenzi wawe akunda, uba watangiye kubura ubwenge cyane nk'abantu bubatse. Ubuze icyo umugabo wawe akunda cyangwa se umugore wawe akunda. Niba umugore wawe akunda kutarara mu kabari, uyu munsi ukaba warayemo, ejo ukararamo, ejo bundi ukararamo, umenye ko watangiye kumubabariza umutima. Ubwo rero ni ku ruhande rw'umupapa. Umumama nawe niba umugabo adakunda kuzerera, ejo bakuzagura kwa kanaka, ejo bakubise kwa runaka, kandi wenda nta n'akazi ufite mu rugo. Niko twadufaranga umugabo yasize mu rugo nudukoresha ibikwiriye urugo, ahubwo wageze gute uri mu matike kugura amayinite, wagiye uruva mu rugo. Niba ufite n'umukozi, umukozi yahagorewe, ni uri bufure ipantaro y'umugabo, ni uri bukorope inzu, ni uri bwegete ku bana, ni uri buteke, agiye no gusasira umugabo. Umugabo azagutungura asanga umukozi ari kumusasira, ntihandagize gute amubirindiriye ku gitanda. Wagiye hehe? Wagiye gusenga. Imana ko itakweretse ko umukozi yakoze amarorerwa mu rugo n'umugabo wawe, uzajya kubimenya umugabo akubwira ati ogugende kuko n'undi ntacyo umurushije. Usanga bigenze gute? Urugo ni wowe urusenye. Ni ukuvuga ngo rero ikiriho kuri ubu ngubu ni ukumenya ubwenge, kuko wa mukozi mu rugo n'ubwo umutunze nawe ni umuntu, abona ukubaho bwa buzi murimo nawe abubayemo bwamubera, kumusigira kumwegurira urugo rwawe rero ngo arubemo arukoremo. Niba abasha gutekera umugabo akamufurira ipantaro akita ku bana, kuba umugore wese ntibyo ntiyabishobora, kuba icyo wari uri ikiwawe nawe arabishoboye. Abantu rero nitujye guteka tugira ubwenge, nicyo navuga hano, kuko burya ubwenge muri ino minsi nicyo gikuri ibintu byose. Iyo udafite ubwenge uvuga iby'ubupfu, iyo udafite ubwenge ukora iby'ubupfu. Ariko iyo ugize ubwenge n'utabufite nabusengera bubone, kuko Imana yacu irumva. Imana irumva, ni ukuri isaba ubwenge uzabuhabwa. Nubwo mvuga ngo hari Imana imaze kungeza, uzi ko byanjyanye kanyarira kujya gusabira icyerekezo n'ubwenge. Kandi ubu ni ukuri ndabufite. Nese undi umugore mubi muri Kigali, ubu ngendera kuri kondisiyo y'umugabo wanjye. Niba namubwiye ati uyu munsi nzajya, ntabwo nabipangira aho umunsi mubwiye ngo ndagiye, ko ntabwo bishoboka. Ni ukubitegura nkamuha iminsi, nkamubwira ati ariko kuwa kangahe nzava hano kandi nzi igihe nzagarukira. Arabizi ko mba mbizi ko ntagomba kumubwira amasaha ya nijoro, kuko nzi ko atabikunda. Niba mvuye mu rugo saa 2 wenda nagiye muri izi gahunda zo kw'imihanda, azi ko ntashobora kugeza saa 10 ntagera mu rugo. Hari amasaha ubona agomba kurenza. Niba se ari n'agafanta nsoma, mfite aho ngomba kugasomera, nta kuza nturi imibu y'amafanta. Nzi ko umugabo yiriwe mu rugo nawe nta kazi afite, nzi nturi imibu y'amafanta, nzi nturi imibu y'inyama, kandi mu rugo ntazo nahasize. Hari ibintu rero buri umuntu aba akwiriye gusaba Imana kandi kabimuha. Ntabwo rero bikwiye ko umugabo yagiye mu kazi agusige mu rugo wa mubyeyi wa mudamu we, mukanya undi mugabo aguhamagara akubwira ati ariko burya nkwiyumvamo ngo twirire inkoko. Kuko burya inkoko igira urungo bihumura, kandi mugo mwariye imvange.
muraryama utangira uturimibu y'inkoko kandi umugabo ntiyayihashye atangira gukeka amababa usibye ko ariko wese yo gukeka amababa ntabwo umuntu yakugurira inkoko rimwe kabiri gatatu atari bumuhe ku bintu ntabwo bibaho niba hari n'umugabo babibeshya ntabwo bijya bibaho ntabwo bijya bibaho rwose hari ibintu tuba twaraciyemo tuba tuzi neza ikindi ku mugabo ntabwo umugabo yagurira umugore inkoko rimwe kabiri gatatu nta kintu cyabaye ntabwo bibaho ikindi wa mugabo we niba wumva kuko wabonye ayo mafaranga ushaka gushimisha umugore wo hanze uwo ni imyuka mibi irimo kugushuka kuganisha habi kuganisha kugusenya udufaranga twawe wadukoreye mu maboko yawe Imana yaguhaye umugisha watubonye umugore mu rugo hari abavuga ngo nta kiya ngo babaha ntabwo uzataha wanyweye byeri wari izo nyama ziguhumuraho uvuye ngo umugore araguhakeye nese uwo mwuka yawe ukura hehe fata amafaranga Imana yaguhaye wakuye mu maboko yawe umuhahira akanyama niba ukabyera gasomo ukamuhe niba iyo fanta yisomo uyimuhe ngo sikeyo ushaka aho kuzamenya ko yari we ubwo nyine muhindure ngo umugore wese wishimye cyangwa se umugabo wishimye umugore wishimye anezeza umugabo we n'umugabo wishimye anezeza umugore we nta mugore utaneza umugabo we ntabwo bibaho nta mugore utaneza umugabo we ahubwo biterwa n'uko wagize gute wamufashe twe twishyira mu mwanya w'undi muntu ntabwo waza unuka inzoga unuka inyama ndi umugore ngo nanjye ngo ngwe hindukira ngo mpindukire ntabwo bishoboka iyo ushaka kumva ikibazo cy'umuntu wishyira mu mwanya we urundi rugero rwumvikana twaha abantu kugira ngo bazasobanukirwe neza abantu boroye inka bakama bagurisha amata bakeneye umusaruro bazitutirira ibyatsi bagashakamo ntabwo wagaburira nk'imivovo ikamwa nese ayo mata si yaza asagura ntabwo wagaburira inka imivovo kandi ikamwa n'umugore rero ni uko nguko wa mugabo we ntabwo wamuraza ku gikumba kitagira isaso cyane rwose uzabona umusaruro ntawe rwose ntawe uwutege ariko niba ushaka ko iwawe mu rugo haba mu ijoro ritoya reka burya urugo rwiza ni ukuri urwo rurimo umunezero hari abantu babanye neza pe baracyahari niyo mpamvu satani aba ashaka nubwo nkubwira ngo satani yandiganije urugo ariko hari ibintu njya mbona ubu ngubu mu rugo ndimo nkabona ahubwo nari mfite umukara niyo mpamvu ngiye kubona ko ndimo mbona ko umweru ubaho nari mfite umukara niyo mpamvu muri kubona ko umweru ubaho ubu najyaga nicara nkavuga ati ariko mana ubu ngiye n'iryari nzicarana n'umugabo mu rugo ukwezi kugashira haganira n'umugabo tukungurana ibitekerezo tukagenda tukoga tukajya mu buriri tukaryama sheri turarya iki mugabo ati sheri teka iki ngiki wumvaga ari ibintu ukumbuye nkumva ari ibintu nifuza mu buzima nabona ababikora nkumva ndabikumbuye nkumva nanjye ndabishaka ariko uyu munsi nshima Imana ko nanjye ubu noneho mbirimo biragatsindwa rero kuba uri umugabo mu rugo ugataha uri mushiha nta mwiriwe nta mwaramutse ntaki dore uko bimeze kandi abantu nk'abariya babikore bageze mu gasozi umva barabica bigacika nk'indaya igasigara ivuga ati se nanjye uriya mugabo ko mu rugo ugasanga uri impyisi imbere y'umugore uri impyisi imbere y'abana uri impyisi ariko ni ukuri dore aho ubuzima bwo kutwerekeza ntabwo ari heza ni mureke abantu mwese duhinduke tumenye ko na nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima byibura wenda ujye uti mu muryango byibura wanjye ni iki Imana izambaza nzasubiza kuko umuryango niyo mbuto uyu munsi ufite kandi Imana izakubaza imbuto wari ufite mu kaboko kawe Mama Justine urakoze cyane hari urabona nk'ibintu turimo tugarukaho turimo kureba uburyo abantu bubaka ariko akenshi hakazamo irema zo hanze hakazamo abantu bo hanze twebwe nk'abantu hari ahantu nakumvisha uvuga ngo twebwe abantu bagize wenda nk'amahirwe make tugatakaza urugo rwa mbere tukaba dufite urwa kabiri ariko hari abakizirimo uyu munsi bafite amahirwe y'uko bakiri kumwe nabo bashakanye babo bwite ba mbere uvuga uti ni mwihangane mukore iyo bwabaga mwihangane gusenya si ikintu gusenya si ikirori si icyo kurata si icyo kujya gute ariko abo byabayeho reka twe kubatera amabuye ariko bantu mukizirimo mukizifite mukore iyo bwabaga murwana intambara yo kugira ngo mugume mu ngo zanyu ubona ukuntu umuryango iyo uhungabanye
abana bawuhungabaniramo bagira ibibazo babura uburenganzira bwabo bagakura rimwe na rimwe nta burere buhagije bw'ababyeyi bagateraganwa ndetse kandi na babandi ngewe nigeze mbona famiye imwe yadivorushije babandi umwe aragenda ashaka undi undi ashaka undi birangira bakifuzanya umwe yabona undi akaba akimufuhira ukibona aracyamushaka biriya bintu wowe ubibona nawe ujya ubibona nk'umuntu wagize umwaku cyangwa se nk'amahirwe make yo kuva mu rugo rumwe ukaba uri mu rundi ubibona uti icyo mubibonaho rero hari abantu badamaraga bakibagirwa ko turi muri ino si kuko ubashije kwitekereza ukakaraga umutima ugakaraga ubwonko n'ubwenge wamenya ko isi idasakaye nawe wanyagirwa ikindi ukumva ko bucyana ayandi ukamenya ko uyu munsi ushobora kuba ufite amafaranga ejo ukaba utayafite ejo ukaba uyafite ejo ukabura burundu n'ibyo nabyo niko bimeze abakiri urimo bafite amahirwe menshi ariko ntabwo bikwiriye ko ufata amabuye ngo uyatere umuntu wamaze kuva mu rugo kuko nta wisenyera abishaka kandi burya rega nta wanga ibyiza ahubwo nuko bibura niba rero warafite amahirwe kuba ukiri mu rugo rwawe witera amabuye bagenzi bawe babuze ayo mahirwe kuko nawe ejo byakubaho ugasanga bagize gute nawe baragusetse ahubwo ariko ikibitera cyose mbona ari urukundo ruke cyangwa se kutareba kure uriya urukundo rubaye ruhari ugakunda mugenzi wawe kuko wikunda nk'uko wese yabitubwiye wabasha kumva ko ibyabaye kuri mugenzi wawe nta ruhare yabigizemo nawe ejo byakubaho noneho rero ugatanga amahoro si no mu bantu hano bisanzwe n'abapasiteri nsigaye mbona babyigisha kandi noneho ejo inyuma ya kamera twajya kugenzura tugasanga ibyo bakora birenze kuba nge Justine naradevorushije kugira ngo ntange amahoro hatagira wenda urabona ko abantu bica abandi none se tugume duhangane ejo tugume dushyingure oya ntabwo bikwiriye abantu nibakundane umenye ko icyakubayeho ikibaye kuri mugenzi wawe ejo cyakubaho ubiteganye pe kuko isi ntisakaye buri wese yanyagirwa narimbize ku kintu cy'abana abana we datawe nayo nkibagiwe ariko ugasanga uracyabona umuntu Francois mwaratandukanye ariko wamubona ukavuga uti we ari kumwe na kiriya kigori kandi ntabo abana bo rero buriya ntabwo ndi ubiti nuko nanjye byambayeho nk'ubwo mfite babiri abandi babiri simba afite niyo mpamvu yabatandukanije ngo sinzi uko baraye sinzi uko biriwe famiye ibarimo iranyanga n'uwarwara sinabimenya urumva nuvuga ngo mbimenye iyo umwe yiyibye agava telefone akanyongorera ati mama gutya na gutya cyangwa se akajya ati mama mpakano mama gutya urumva gusa nabyo bimpa kuraje nkavuga ati byibura nubwo bimeze gutya nubwo bari ahantu bameze nk'aho haboshywe ariko abana bazi ko ndi mama wabo ikindi nkavuga ati ni abahungu burya abahungu bakunda ba mama wabo kandi mu by'ukuri icyansenyeye barakizi neza n'intandaro cyose barayizi kuko bari abantu bakuru twaganiraga kamwe ku kandi nta kintu nabahishaga ariko nyine uri kumva nanjye ntabwo nishimye nta muntu ushimira gusenya urumva simenya ngo umwana wanjye yarwaye hari nk'igihe numvise ngo bagiye ngo yarwaye ngo ijisho ariko mbyumva gutyo mbyumvanye abantu nawe hakera arambwira ati mama uzi ko narwaye nkajya no kwa muganga noneho ati noneho ntanafite na mitiweli nawe ibaza icyo kintu kandi ubwo wenda afite n'ubushobozi bwo kuba nanayishyura ni ukuvuga ngo ku bana gutandukana buriya mwana yanjye rero ibaza igikomeye tuba dufite cy'ibyo ngibyo wenda nk'abana umva nk'icyo ngicyo mfite ku ruhande nkabona umuntu arimo kwiyasira avuga ngo abagore mutandukana ibi nyine ubwo urumva ni kwa kugira umuntu aje ngo umuntu igikwasi nawe utakomeye abantu ibikomere ijambo ry'Imana yatubwira ngo tubwirize abantu ibyururutse imitima ugasanga kugira ngo umuntu avuge ibyururutse imitima ahumurize abababaye nanjye ubwanjye byabaye simbishimiye ko byabaye ariko ndacyabona umuntu n'ubundi ukinjugutaho intosho ntabwo bikwiriye kuko nawe ejo bishobora guhindukira bikagira gute bikakuzaho bareke kujya baterana amabuye bareke kwataka umuntu mu kigeragezo cyiwe kuko muri ino si ntabwo tuzi impamvu yayo tubona bucya tukabona bwira tukabona hari abavuka tukabona hari abataha urumva ikindi nabwira abantu ababyeyi abapapa mama tube kuri isi nk'abantu bazapfeje iby'isi bye kudutwara umwanya ngo tubanire n'abo tubana bitwanga umuntu nta mpamvu
dupfe imitungo dupfe ibi turebesha amaso yacu kuko ni metero bari guha umuntu utashye rero biragatsindwa kwibona muri ubu buzima ejo ukabwiburamo noneho nta n'umusaruro usize kuri iyi si kuko imirimo dukora ni imbuto turi kubiba ngewe maze iminsi mbwira abantu kuri channel yanjye babwira ati mwishakire imirimo kuko imirimo turimo gukora muri iyi minsi izaduherekeza inzu nziza amamodoka imitungo myinshi turi kwigwizaho nta na kimwe tuzajyana ahubwo tubifite tubibaneho neza na bagenzi bacu Imana izaduha umugisha twihere n'iherezo ryiza uko niko kuri arakoze cyane mama Justine ku kiganiro twari dufitanye ntabwo ari iminota myinshi dukoze ariko icyo nzi cyo abwirwa benshi akumva beneyo tugana ku musozo wacu ni ukuvuga ngo reka tubwire abantu bubatse ngo duharanire kunga ubumwe hari akantu njya mvuga umugabo wanjye tugishakana bamaze kudutwikura abantu bose bagiye nanjye nashatse wenda ntari muto cyane ariko nari ngifite imyaka mike noneho ngiye nkajya nicara nkavuga ntariko jero ubu ntabwo ndi butahe numvaga ndi bwongere ngataha ariko tuza kumara umwanya munini tuganira ambwira kana arambwira ati n'uyu munsi niko nkigenderaho ibyava hanze ibyamera naho havuga amasasa ameze gute niko kansunikira kuvuga ngo ngomba kubaka mfite impamvu zituma ngomba kubaka runaka wavuga wahaguruka warwana mfite impamvu nyinshi zigomba gutuma nubaka kubera ko yarambwira ngo nshuti yanjye mugore wanjye tugiye kubana tuje kubaka ibidahari tuje kubaka ibidahari hari ibyo uzanye nanjye hari ibyo ngize hari ibyo nzanye turabihuriza hamwe dukore fondasiyo tuzamura inyubako yacu uko tuzayifonda niko izagira gute izamera none njye kaha inzu yacu izahengama nushyiramo imbaraga nanjye ngashyiramo izindi inzu yacu izakomera nanjye arambwira ati mu gihe tuzaba dufite ibibazo nurwana ukandinda icumu riguturukaho nanjye nkakurinda irinturukaho bizatugira ingabo zo gukingira amacumu yo kugira gute zo gukingira amacumu aturuka hanze y'abadutera amacumu ibyo bintu byambereye inkomezi nibyo twasoza tubwira abantu badukurikira kuri kamera za Me TV show tubabwira ngo mugerageze bano mubana murindana amacumu yanyu bwanyu ayo hanze yo nta kizayabuza kuza ariko mu bingabo ibafasha umwe bingabo yundi mukingirana amacumu aturuka hanze naho ibyanyu iyo byaje birushaho kubatandukanya ariko ibyo hanze iyo byaje bisanga muhuye muregerana kandi mugafatanya kubirwanya mwubake Uwiteka Imana bahire mwebwe mukiri kumwe kandi abasenya ingo zabo Uwiteka nabarengera amahoro y'Imana nabane namwe turashoje mudukurikire kuri kamera zacu mukande subscribe mukande share na like Imana y'amahoro ibamugisha nari ndi kumwe na mama Justine nakagaruka shalom